Mbahaye ikaze inshuti bakunze b'ikiganiro Kampire TV show. Uyu ni umwanya twabahariye ibiganiro by'ubuzima tubagezaho umunsi ku munsi kugira ngo tubashe kuba twabafasha ku ndwara zimwe na zimwe tugenda duhura nazo mu buzima busanzwe, kandi twibutse ko dukoresha ibimera kugira ngo tubashe kubungabunga ubuzima bwacu kugira bugende neza. Muri make rero uyu munsi tugiye kubategurira icyatsi cyangwa se umuti wagufasha mu ndwara zimwe na zimwe, indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ariko cyane cyane indwara umugongo udakira, niyo cyane cyane tugiye gukorera umuti wa muntu ufite indwara y'umugongo ku buryo bwihariye cyangwa ku buryo atagishobora kuba yagira ikintu yikorera bitewe n'umugongo. Uyu ni umwanya wo kugira ngo ube maso ukurikire kugira ngo tubashe kuba twagufasha, tubashe kuba twakwereka ibyagufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Muhaye ikaze rero kuri iki kiganiro cyagufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Muri make rero nk'uko ubibona nambaye ga, kuko ibyo ubona hano dufite iki giti uri kureba ni igiti cyera ku zuba cyangwa se ku mvura, cyitwa cactus cyangwa se kakati mu rurimi rw'igiswahili. Ni igiti kibasha kurezisita ndetse no mu butayu kibasha kuba cyabayo bitewe n'ubudahangarwa gifite. Nifuje rero kubabwira ibyiza byacyo, nifuje kubaganiriza ibyiza bya cactus kugira ngo umuntu ufite uburwayi, umuntu ufite indwara yamuzengereje, kugira ngo mubwire se yabigenza ate kugira ngo abashe kuba yakwikingira, abashe kuba yagira ubuzima bwiza kandi akagira amagara mazima. Iyi cactus ni igiti kivura kanseri iyo ari yo yose. Ni igiti ufata ukagikatakata, ndaza kubereka uburyo ugikoramo, ariko ndaza ngiye gukora umuti w'umugongo. Hanyuma nanone iyi cactus ifasha kuzibura nyababyeyi, ubwo ndavuga ku madamu ndetse n'abakobwa bagira ibibazo by'ibibyimba byo mu nda cyangwa se ibibyimba byo kuri nyababyeyi. Kibasha kuba cyabikamura ibibyimba bikayenga bikagenda. Kibasha kuba cyafasha kurwanya tifoyide, kuri uyu muntu arwara tifoyide akagira ishyereri rimwe na rimwe agata ubwenge akikubita hasi, iyi ni umuti wagufasha. Ikindi gifitemo CD4 ihagije. CD4 ni abasirikare b'umubiri barinda umubiri w'umuntu, cyane cyane nk'abarwayi barwaye VIH sida, nabo ni igiti cyagufasha kugira ngo ubashe kuba wagira ubuzima bwiza. Ikindi kandi kibasha kuba gifasha wa muntu urwara indwara yo kubura amaraso yitwa enemi mu rurimi rw'amahanga. Ni cya giti wa muntu ufite ubwo burwayi bwo kubura amaraso, arwaye enemi, kiramufasha ku buryo agira amaraso ahagije umubiri we ukeneye. Ikindi gifasha umurwayi wa tansiyo, ariko ya tansiyo abasha kuba yagikoresha nawe kikabasha kuba cyamufasha mu gihe afite hypertension, ndetse n'ufite hypotension. Ni ukuvuga ngo hari tansiyo izamuka, hari n'itansiyo yo hasi. Bombi abo bantu, uba ufite iyo ndwara nawe kiramufasha. Ikindi gifasha ku murwayi wa diyabete. Hari diyabete y'umuryango, hari na diyabete isanzwe. Kibasha gufasha wa muntu ufite diyabete isanzwe, kikabasha kuba cyamufasha igakira burundu wa muntu ufite diyabete isanzwe. Ariko ufite diyabete y'umuryango ntabwo cyamuvura, ariko ufite diyabete isanzwe kiramuvura, akabasha kuba ndetse yakira akagira ubuzima bwiza. Gifasha umuntu nanone ufite uburwayi bw'impyiko, kwa kundi umuntu arwara impyiko rimwe na rimwe impyiko akabyimba amaguru, urumva kiramufasha nawe, kikabasha kuba cyatuma za mpyiko ze zijya ku murongo akamera neza.
iki giti nakivuga bukira bugacya kuko ni igiti nk'uko nakubwiye ngo kibasha kurezisita mu gihe cy'izuba, mu gihe cy'imvura kibasha kuba cyabaho, ni uko gifite ubudahangarwa muri cyo kikaba kimufasha. Rero nateguye ko tuza kuganira ku muntu ufite uburwayi bw'umugongo, wa mugongo udakira, wa mugongo navuga wabaye nk'akarande. Iki ngiki cya cactus iramufasha ku buryo abasha gukira umugongo we ukongera ugakomera, ukaba stable, ku buryo imirimo, ibintu byose wananiwe gukora ukabasha kuba wabikora. Indwara nagiye mvuga zose niko kizifasha, ariko uyu munsi ndagira ngo dutegure umuti, dutegurire hamwe uburyo wakora umuti wacyo w'umugongo, hanyuma ugakira ukagira ubuzima bwiza. Nk'uko ubibona rero hano hari cactus ndetse hari n'ikibuto cya voka. Iki kibuto cya voka nibyo ukoresha ugiye kwivura umugongo. Mu gihe ufite ubundi burwayi runaka urampamagara kuko mba nashizeho nimero zanjye za telefone kuri screen kugira ngo umbaze ese nimba mfite ubu burwayi ndavangamo iki kindi kugira ngo mbashe kuba nakira. Jyewe nashatse ko dukora kuri wa muntu ufite uburwayi bw'umugongo udakira. Nabikweretse, dufite hano ikibuto cya voka ndetse tukagira n'ibi nibyo tugiye gukoresha, icyuma ndetse na rape. Ibi nibyo bintu tugiye gukoresha turi kumwe njye nawe kugira abashe kuba wakikorera umuti, cyane ko indwara y'umugongo yugarije abantu benshi bagiye batandukanye. Niyo mpamvu nifuje ko twakora ku mugongo kugira tugire ubuzima bwiza. Karibu rero, twagiye. Nk'uko wabibonye ugenda ugaca ikimaze kwera ku gikuru, cactus nini, apana ntoce ikikiri gitoto. Iyo umaze kugifata iki ubu deja namaze kukironga, nakironze nk'uko ubibona, ukata duto duto. Aha gutya haba hariho utuntu tw'uduha. Impamvu ubona njye ntifashe gutya nuko nakironze nkadukuraho. Nawe iyo ugiye kugikora ubanza ugakuraho turiya duhwa twacyo kugira ngo kitaza kugukomeretsa. Ufata rero ukakatamo ibyanjye birahagije kuko ni sample, ni urugero ndi kukwereka, kuko ntabwo ngiye gukora umuti, ahubwo ni uburyo nkwereka uburyo wabikoramo kugira ngo ubashe kuba wakwivura ku giti cyawe.
Nibutse ko iyi cactus ibiro 4 bya cactus bijyamo ifu y'ibibuto bya avoka yumye neza ibiro 2. Ni ukuvuga ngo wibuke neza ko ubanza ugapima ukamenya ati niba ngiye guteka ikiro cya cactus ushyiramo irobo y'ifu ya avoka, hanyuma ugapima ku munzani. Ibi ni byo upima ku munzani, tuvuge ukamenya ngo ikiro cya cactus ndashyiramo ifu y'ibibuto bya avoka bingana n'irobo. Ikibuto cya avoka kugira ngo ubone ifu yabyo urakirapa. Kurapa daboro mbere y'uko ujya gukora ibi ugomba kuba uzi neza ko ufite ifu y'ibibuto bya avoka. Ufata rero ibya bibuto ukabirapa, wamara kubirapa ukabishyira ahantu bikuma, byamara kuma ukabisekura ukabiyungurura, ifu yabyo niyo upima ku munzani akaba ariyo ukoresha. Hanyuma nakubwiye muri litiro izo cactus ibiro 4 ushyiramo ibiro 2 by'ifu ya avoka. Wibuke ko utagomba gukora udapimye ngo ugereranye ngo uvuge ngo ndashyiramo ihoya. Ikintu ukora cya mbere ugomba gupima ku munzani ukamenya ngo ntetse litiro muri ibyo biro 4 bijyamo ibiro 2 hajyamo litiro 12 z'amazi. Hanyuma rero kuko ku munsi wemerewe kunywa litiro 2 ku munsi z'uyu muti, urafata ikiro cya cactus ushyiremo irobo ry'ifu ya avoka, hanyuma nurangiza uhita ushyira mu mazi. Nibyo tugiye gukora rero, duteke za litiro 2 z'umuntu agomba kunywa ku munsi. Si ngombwa ngo uranywa ngo litiro yose mu gitondo, hoya, umunsi wose ikintu ukora nuko ugomba kumara litiro 2 ku munsi. Tugiye mu gikoni rero, tugiye gutekera hamwe umuti. Ese utegurwa gute? Ubirebe ubutaha, cyangwa se nawe uzawikorere kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Turi kumwe rero, tugiye guteka, tugiye mu gikoni. Nk'uko mubibona turi mu gikoni. Nababwiye ko tugiye gutegura wa muti wacu w'umugongo ku muntu ufite umugongo wabaye nk'akarande, cyangwa wabaye umugongo umuruhije, cyangwa umaze kuba nka pararize, ku buryo nta kintu gishobora kuba yakora. Niwo mugongo tugiye kurebera hamwe, cyane cyane nka ba bantu bafite umugongo nakita ngo wamaze gutana, niko nabyita. Niwo muti twaje mu gikoni gutegurira hamwe kugira ngo urebe se nawukora gute kugira ngo mbashe kuba ubwanjye nakwivura, cyane ko ari ibintu biba bitwegereye twabasha kubona, cyangwa se utabasha no kubibona hafi yawe, ukabareba n'umuntu wabituma ko yabikuzanira kugira ngo ubashe kuba wakwivura. Niyo mpamvu twateguriye hamwe cactus. Kibasha kuba cyongera ururenda rw'umugongo, kwa kundi umuntu aba ururenda rwarashizemo mu mugongo, kibasha kuba cyakongera rwa rurenda kugira ngo umugongo wawe za colonne vertebrae zibashe kongera kwiyegeranya. Nk'uko ubibona nashyizeho amazi. Si ngombwa yuko amazi ashya, ni ukuvuga ngo
urabibiza nk'uko nabikubwiye. Ugomba gupima amazi. Mu kiro kimwe cya karitusi ushyiramo litiro ebyiri z'amazi, litiro enye z'amazi mu kiro kimwe cya karitusi. Urabanza ukabipima ukabona ko cyugize byuzuye, ugapima ku munzani. Ndetse muri cya kiro kimwe cya karitusi ugashyiramo irobo ifu y'ikibuto cya avoka, kugira ngo ubashe kuba wizeye neza ko ibipimo wapimye ko byuzuye. Ibi rero nibyo ndi gukora njyewe, ntabwo napimye kubera ko ntabwo ngiye gukora umuti, kuko ngiye kukwereka ukuntu ubigenza mu gihe ufite icyo kibazo. Aya mazi namara gushya ndaza kukwereka, ndetse n'uyu muti numara gushya ndaza kukwereka uburyo ubikoramo, hanyuma ukaza gushyiramo na ya fu y'ikibuto cya avoka, kugira ngo ubashe kuba wakira. Ni ukuvuga ngo mu gihe tukirindiriye ko umuti wacu ushya, ndaguma mbaganirize, mbabwire ku buryo iyi karitusi ari igiti mu by'ukuri nakwita ko ari nk'umwami w'ibindi biti, bitewe n'imbaraga gifite, bitewe n'ubudahangarwa gifite, bitewe n'indwara kibasha kuba cyavura. Nk'uko nabikubwiye, ufite ya tansiyo atari iy'umuryango, cyangwa se atari tansiyo y'amashitani. Hari ukuntu umuntu aba afite tansiyo y'amashitani, hanyuma nta kintu yahuye nacyo, nta bibazo yahuye nabyo, akabona tansiyo ye yazamutse, kandi mu by'ukuri atari uko nta bintu bihambaye byatumye ya tansiyo yiwe izamuka, ahubwo akaba yicaye nta siteresi yagize, ariko tansiyo ikazamuka. Rimwe na rimwe tansiyo nk'izo zimeze gutyo hari igihe ziterwa n'amashitani, ku buryo bikubaho nawe ntumenye impamvu yabiteye, ukumva muri wowe ufite nk'ibintu by'inzogera mu matwi yawe, cyangwa se nk'abantu biri kubaza, biriya byuma bibaza, muzi ukuntu biba bivuga, muri wowe ukumva niko bimeze. Wajya ku gipimo ugasanga tansiyo yawe iri hejuru. Nta kindi rero kiba cyabiteye, rimwe na rimwe aba ari tansiyo y'amashitani abitera. Ariko iyo ufite iyo ngiyo iterwa n'ibyo yazamutse cyane, cyangwa se utazi icyabiteye, ni ngombwa yuko ibi ntabwo byagufasha kugira ngo ubashe kuba wakira, ahubwo ugana abagufasha kugira ngo ubashe kuba wakira ndetse ukitabwaho. Hari abantu benshi bazi ko tansiyo idakira, ariko mu by'ukuri irakira kandi ukagira ubuzima bwiza. Hari n'abantu bazi ko diyabete ari indwara idakira, mu by'ukuri nayo irakira, ariko abantu ntabwo baba bari kubyumvisha. Iyo wiyitayeho ugakurikirana ubuzima bwawe ku buryo wumva yuko ugomba kwiyitaho nk'uko bikwiriye, uyu muti ntabwo urura, ntabwo ari ibintu wumva yuko byakugiraho ingaruka. Nta ngaruka, keretse warengereje. Nk'uko nakubwiye, urapima kugira ngo umenye igipimo uri bukoreshe. Ikindi, hari abantu baba barwaye diyabete. Urabizi ko umurwayi wa diyabete baramubwira ati wirinde udakomereka, kuko iyo urwaye diyabete akenshi iyo ukomeretse amaraso yawe ntabwo abasha gufatana, ntabwo abasha kuba yakihuza byihuse, kugira ngo akame biragorana. Niyo mpamvu bakubwira ngo niba uri kunywa ibinini cyangwa witera inshinge, wirinde kwikomeretsa, kuko iyo ukomeretse biragorana kuba wakira ku cya gisebe, kugira ngo gikire biragora. Uyu muti nuwukora uzasanga mu by'ukuri hari byinshi byakurinze, kuko cya gisebe iyo kiramutse kije bitewe n'uko wenda urwaye diyabete, niho usanga rimwe na rimwe ufatiwemo n'izindi ndwara nka kanseri, ufatiwemo nk'ama infection, bitewe nyine n'uburwayi ufite. Uyu ni umuti rero wagufasha
kugira ngo ube wagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, kugira ngo ubungabunge amagara yawe. Ubuzima nicyo gishoro, ubuzima utabufite byose biba byahagaze. Muri make umuti wacu wamajije gushya, ngiye kuwukuraho hanyuma nkwereke uburyo wakoramo wa muti. Hano mfite ya fu ya voka, y'ibibuto bya voka. Iyi ni ifu yabyo ngewe nakoze. Iyi fu niyo ngiye gukoresha, hanyuma nkwereke se wayikora gute. Wowe ukurikire ntuve kuri videwo, icyo nkusaba ni ukuyireba ukayirangiza, ndetse waba ufite inyunganizi, ndetse washobora no kuba washaringa bagenzi bawe, kugira ngo niba hari undi muntu ufite ikibazo nk'icyo abashe kuba yabona ubufasha bwihuse kandi bitamugoye. Ushobora gukora subscribe kugira ngo ikiganiro dukoze ujye ubasha kukibona, ndetse ukanalayikinga, ugashyiraho na komenti mu bintu wumva wifuza ko twazavugaho ubutaha, kugira ngo dukomeze tubane mu buzima, dukomeze twubakane, dukomeze dufashanye. Nirwo rugendo tuba turimo twese. Iyo iyi katusi imaze gushya, ugafata ibi watetse, uri kubibona, ugafata ukakamura neza, ukabikamura, ukabikanda ku buryo nakita ngo iyi umutima wayo w'imbere, ugakanda ku buryo bivamo ji, niko nabyita. Hanyuma ukabikuramo, ibikatsi ukabikuramo, ubwo nibyo ndi kuvuga. Umaze kukamura, hasigara y'amazi wabitetsemo, cyangwa wabikamuye neza ufite isuku. Ugafata ya fu y'ibibuto bya voka ugashyira muri ya mazi. Urumva kuko uba wabipimye neza, ibipimo nk'uko nabigiye mbivuga ahabanza haruguru. Urongera ugateka bundi bushyashya, warangiza ukabiteka bikabira, hakavamo igikoma cyabyo. Icyo gikoma cyabyo nicyo unywa litiro. Ubu watetse litiro enye uzanywa mu minsi 2, litiro 2 ku munsi, n'undi munsi ukurikiye izindi litiro nanone zashira ugateka izindi mu gihe cy'iminsi 14. Nari mvuze iminsi 14 ariko ni iminsi 30. Ubinywa iminsi 30 ihwanye n'ukwezi. Ntuvuge ngo iminsi 30 ni myinshi, kuko wibuke ko iyo urwaye diyabete cyangwa tension cyangwa kanseri wivuza menshi kurenza. Iminsi 30 ntabwo ari ibintu biba birura, ahubwo ni umuti ugufasha unywa mu minsi 30 ukamera neza, ku buryo nawe wumva yuko kuko wakize
bya nyabyo. Ariko mu minsi 14 niba utagendaga uba uri kugenda, niba utunamaga uba ushobora kunama utakibabara, kuko rwa rurenda rwo mu mugongo ruba rwamaze kwirema, ibintu byagenze neza. Mu by'ukuri rero tugiye kurangiza gukora igikoma cyabyo, tugende twongere tubereke uburyo ubipima ukanywa ukagira ubuzima bwiza. Umaze kukamura hasigara y'amazi wabitetsemo, cyangwa wabikamuye neza ufite isuku, ugafata ya fu y'ibibuto bya voka ugashyira muri ya mazi. Urumva kuko uba wabipimye neza, ibipimo nk'uko nabigiye mbivuga ahabanza haruguru, urongera ugateka bundi bushyashya, warangiza ukabiteka bikabira, hakavamo igikoma cyabyo. Icyo gikoma cyabyo nicyo unywa litiro, ubu watetse litiro enye uzanywa mu minsi 2, litiro 2 ku munsi, n'undi munsi ukurikiye izindi litiro, nanone zashira ugateka izindi mu gihe cy'iminsi 14. Nari mvuze iminsi 14 ariko ni iminsi 30. Ubinywa iminsi 30 ihwanye n'ukwezi. Ntuvuge ngo iminsi 30 ni myinshi, kuko wibuke ko iyo urwaye diyabete cyangwa tension cyangwa kanseri wivuza menshi kurenza. Iminsi 30 ntabwo ari ibintu biba birura, ahubwo ni umuti ugufasha unywa mu minsi 30 ukamera neza, ku buryo nawe wumva yuko kuko wakize bya nyabyo. Ariko mu minsi 14 niba utagendaga uba uri kugenda, niba utunamaga uba ushobora kunama utakibabara, kuko rwa rurenda rwo mu mugongo ruba rwamaze kwirema, ibintu byagenze neza. Mu by'ukuri rero tugiye kurangiza gukora igikoma cyabyo, tugende twongere tubereke uburyo ubipima ukanywa ukagira ubuzima bwiza. Nk'uko mubibonye, twateguriye hamwe umuti w'umugongo wagufasha. Ni ukuvuga ngo uriya muti iyo umaze gushya neza niwo ushyira muri litiro 4 ukazinywa mu gitondo. Nta nubwo bigombera ngo mu gitondo saa sita nibwo oya, ahubwo ni uko umakinga shuwa yuko litiro 2 wazimaze ku munsi. Hanyuma undi munsi nanone ukanywa za zindi 2 za zisigaye, hanyuma ukabikora mu minsi 30 nk'uko nabivuze ahabanza, kugira ngo ubashe kuba wakira kandi ugakira neza ku buryo bwo hejuru. Kuri wa muntu ufite ikibazo cya hyperthyroidism, ni wa muntu uba ufite ibiro byinshi, ku buryo amagufwa ye, indeshyo ye usanga bigoranye. Iyi ndwara ifata abantu bakunze kuba bafite ibiro byinshi, hanyuma ugasanga nawe afite ikibazo cy'umugongo bitewe n'iyo hyperthyroidism. Ni ukuvuga ngo iyo ufite icyo kibazo bisaba yuko ubanza kujya kuri regime ukananuka, kugira ngo ubashe kuba wakira. Mu by'ukuri rero ibyo nabateguriye ni ibingibi. Ndabakunda kandi ndabishimira mu by'ukuri, wowe unyereka ko tubana umunsi ku munsi. Ni ukuri mbiguhereye isari, kuko ni iby'agaciro kandi ni iby'igikundiro. Nakubwiye niba wakunze ibiganiro byacu wakora subscribe, ugakora comment, ndetse ukanalayikinga kugira ngo birusheho kugenda neza. Ndabakunda rero, mwari kumwe nanjye Camille Dalila. Imana ibane namwe nawe utaha. Ciao.